musanzwe munsi uko bisanzwe ku mazina ya Sylvestre Jetiri. Nje rero ku uyu munsi nanone kugira ngo tugire ibyo tuganira cyangwa se mbahe ubuhamya ku bintu bikomeje kugenda bitubera urushishjo. Uyu munsi rero ni itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu. Bifuriza na weekend nziza. Banyarwanda dufite ikibazo gikomeye. Ikibazo gikomeye ni ikibazo cy'ubwicanyi bwabaye mu gihugu cyacu. Cyane cyane ndavuga ubwicanyi bwakozwe na FPR Inkotanyi, ishyaka rivuga ko riri ku butegetsi. Gusa nkuko nabibabwiye nkuko mubizi, ntabwo riri ari ishyaka, ahubwo ni ibyihebe byatushimutiye igihugu bivuye ikantarange. Ibyo tubonera mu bintu byinshi, ariko none ntago ari byo bubinzanye. Ndashaka kugira ngo ngire icyo mvuga kuri Kiliziya Gatulika. Kiliziya Gatulika yo mu Rwanda niyo ndavugaho, ntabwo ari Kiliziya yose munyumve neza. Kiliziya Gatulika aho iri tuyize nk'abagabo bahagarara mu kuri. Ndagira ngerageze mvuge ibintu amahano FPR yakoreye mu nce za Ruhengeri. Muhabuze muri Ruhengeri murahazi, ntabwo turi bujye cyane ngo ni mu ntara y'Amajyaruguru, murabizi. FPR ahantu yahageze iragenda muri 1997 kuva 1996 mukiswe mu ntambara y'abacengezi. Nari mvuye mu buhungiro muri Kongo za 1997. Ubwo nibwo nagezeyo nsanga ari intambara biti y'abacengezi. Iyo ntambara y'abacengezi yishe abanyaruhengeri benshi cyane bo mu byaro no mu migi ndetse. Buti babishe bati ubu n'ubuhamya ngiye kubaha, ndagira ngo mubwumve neza kandi mubibohereze n'abandi bishoboka byose mu sharinge. Banyarwanda, FPR igihe yari yageze mu Ruhengeri, igihe bitabwe ibitero by'abacengezi, bakoresheje iyo chance bakakura abantu bakababwira ngo nibaze mu nama, bakabakoresha songamane hirya no hino. Icyo gihe mbe bifite ubuhamya bukomeye kuko hari umuzehe twarabanaga icyo gihe kuko baremaje kunyicira umubyeyi. Ubwo araha muzehe twabanaga icyo gihe, umuzehe yagurishaga impu, yantemberezaga rero kwigare cyane tukagera kure hashoboka agiye gushaka izo mpuze. Nkiri umwana nkagera kure hashoboka, nkambukanya hirya no hino za Gatonde, za Cyabingo, za Buhoma, za Kigombe, za Kinigi. Twaragendaga kuko urumva twagendeshaga igare, twageraga kure cyane ku buryo aho ubwo bwicanyi bwaberaga twarahageraga henshi nkabireba. Uwo muzehe we aherutse kwitaba Imana, niyo mpamvu mvuze ngo reka nze kubivuga. Baramufata rero, babafataga abanyaruhengeri bakabashira muri songamane, bakabakura bakabashana mu kibuga, abandi bagasigara inyuma bakagenda babiciraho, bakagenda babateragura ibyuma, abandi babazirika. Ubwo ndavuga basigaye mu mago, hari abasikare basigaraga inyuma, abandi bakabakura ngo mujye mu nama. Bageraga mu nama bakabafata bakabashira muri songamane murabizi ni ukwicarana amaguru ari mu mugongo. Hari no abo barishaga amashashi, hari nk'umugabo wacu barishije ishashi. Undi icyo gihe nibuka bamurashe bamujijije ngo yambaye ishapure. Undi bamwica ngo yuko agiye gusezera, agiye kugira umugore. Hari nk'umugabo wari umwicanyi cyane bitaga Kabarisa, we byagaragaye ko yishe muri za komine Cyabingo na za komine Katonde. N'ubwicanyi bwe cyane yabugaragarije. Wowe rwose yarazwi muri zo komine, yarahatsembye aratsemba za Segiteri Ingege, za Rutare, za hirya no hino rwose yaratsembye kuri ubwicanyi bukomeye. Akomeza za Kigombe. Ubwo za Kigombe hirya no hino bavaga za Kamuhoza. Ikigo cya Kamuhoza kishe abaturage benshi b'abanyaruhengeri babaziza ko ari ubwoko bw'abahutu. Hariya Kamuhoza hari ibyobo byinshi bacukuye. Hari abandi bavaga ku Mukamira
hari abandi bavuga muri za komine Ruhunda hano bitaga za Rwaza, ahantu ngo ku bigo by'amashuri, aho hose narahageze. Hari abandi bavuga muri za komine Cyabingo, muri komine hose bagiraga abasirikari bakambitse. Noneho tujye muri komine Nyakinama barishe za Nyakinama ara mu muko, barakomeza mu Gasyata, ahantu mu Gasyata bita Nyakinama hepfo umusozi wa Cyonde, barica barabakuraga bakabica bakabajugunya. Hari umugezi wari utebane baba bita Sebeya, ugeza muri Sebeya. Uwo mugezi bishemo abantu, hari ibyo bacukuraga kuko hari n'amabuye bakabashiramo. Za Kigombe aho hantu nahageze nkasanga imirambo ni myinshi, bakoresha songamane, abaturage bari bukurira. Ibyo byose narabyiboneye n'amaso yanjye, Inkotanyi ukuntu zabicaga. Bamwe barabafataga bashira songamane bakarobanuramo abagabo b'inkorokoro ngabo ngo n'abahutu, bakabatwara bakabakora muri songamane, bakabatwara bakajyana mu bigo byabo bya Kamuhoza. Abagore bakabareka, hari nabo bafungiraga mu buzu. Nyamara ikigutangaza waranabakora gutidere ngabo abacengeze mushaka ngo yengo genda umufata umuzane, niko batubwiraga. Utidere ngabo abacengeze, hari nubwo abacengeze babakorwe ntibajyagaho. Inkotanyi nizibabeshe nta rugamba rwazo zo ubwazo n'ukwica, nta rugamba n'uru mwabonye barwana ni ibihugu byabafashije. Bo ubwabo ntibazi kurwana, muzagende mubabaze n'abandi kugira ngo babafashe abo bacengezi. Nuko ari abasirikare bo muri bamwe bacengezi bafataga barushye bakabashiramo, nibo bashoboye kwirukana bare. Naho nta rugamba rw'Inkotanyi. Inkotanyi ntizibakange. Niyo mpamvu nkangurira Abanyarwanda ngo mutwizere, twebwe tuba iziriya Nkotanyi tuzirukana mu gihugu, ntabwo tuzitinya. Ibyazo zakoze turabizi, abo bashimuse, abo bagize bate ubwicanyi bwabo, nta hantu barwanye, barangiye bariya. Imana yabakuyeho amaboko. Mureke turwanire igihugu cyacu. Reka dukomeze rero. Byakomeje gutyo, ubwo abaturage bamaje kumenya ko babakurira inama ntibagaruke, bakabakoresha songamane, bakarobanura n'ibigo b'inkorakoro n'abagabo bose bakabica. Ubwo bwicanyi bwavuye 96 nabusanzemo nyine mpungutse, ndakomeza 97 98 kugeza mu 2000. Ibyo bintu byari bihari, ndavuga aho byacongoreye. Icyo gihe bakomeje kugenda babatega abaturage bakisha, bakagira gute nyine kurwana kw'abaturage ko nta muntu wari uhari wabarwaniriraga. Hageze igihe abaturage bakajya kuri gusenga ku cyumweru. Inkotanyi zabategeraga ku makiliziya gatulika. Kiliziya gatulika ubwayo irabizi neza, abapadiri barazaga bakababona ntacyo babavugiraga. Abo bantu bicwirwagaho bakongera bagafatwa bakagenda, Kiliziya gatulika ireba. Mfite ibimenyetso, mfite kiliziya nyinshi cyane nagezeho, abantu babakoresha songamane nabo Kiliziya gatulika mu Rwanda ntabwo yabihakana. Aho rero niho ngiye kubabaza. Kiliziya gatulika icyo gihe nibuka hari abazungu ari Kiliziya gatulika imwe, yigeze kuza umuzungu baramubaza ngo se, ariko basabira imbabazi. Umuzungu yaratinyutse, yavuga n'ikinyarwanda rwose gipfuye, bati we ntuva amaraso. Arirukanka aragenda. Ntabwo abapadiri banyarwa bazaga kubaza, ahubwo barahitaga bigenda bagakiza yabo, bagakunkumura hirya no hino. Nge Kiliziya gatulika nagezeho amaparuwasi ni menshi akora ibyo bintu, zamuko zo muri Nyakinama, zo muri Ruhondo, izo muri Cyabingo, izo hirya no hino, iza Kigombe, hariya mu mujyi, hariya rwose zose zarabikoze. Ntaho batabikoze. Za Buhoma nababwiye ko nageze za Gatonde hose nacagaho ndi kugenda nkabibona. Kiliziya gatulika yabonye ubwicanyi Inkotanyi zakoreye abahutu mu Ruhengeri, kuva ku mwana kugera za Kinigi. Hari bararimbuye kuko abanyakinigi bararimbuye, barimbura n'ibintu byabo. N'intoki baratemaguye ibirayi n'imyaka n'ibiti. Ibi biti nibo bategekaga abantu ngo babitemagure, ntibabeshye. Nge narabibonaga, batemaguye ibiti n'intoki ngo nimwe abacengeze bihisha. Kandi wanababwira uti muza kumufata bikabananira, ntawe bafataga ngo bamushobore. Kiliziya gatulika ikomeje y'u Rwanda ikomeje guceceka, kandi yarabonye ubwo bwicanyi bwarakozwe, ariko iraho yaraguzwe na FPR, nta kintu ivuga. Nyamara
ntabwo bibuka ko ari intumwa za Yesu, kandi gutumikira Yesu ntabwo bazayitumikira ku gitaka cyangwa ku masambu, ni ku bantu. Kiliziya Gatulika izindi zo muri Kongo hirya no hino, nizo mu Burundi, nizo muri Uganda, mu bindi bihugu hose, niyo muri South Sudan hose, izo nabonye ku isi zirahaguruka zikavugira abaturage bazo. Ubwicanyi bwabaye muri Kiliziya Gatulika, abaturage igihe bari bavuye mu misa ku cyumweru bakabategera Inkotanyi, Kiliziya zirenza 30 ngiye nabonye. Kuki Kiliziya Gatulika itavayo ngo ivugishe ukuri, kore report y'ibyo bintu byabaye, kugira naho bica abasenyeri babona abapadiri ikaba yararicika rumira? Ese bahagarariye nde? Kiliziya Gatulika yo mu Rwanda ihagarariye nde mu byukuri? Ihagarariye Imana, ihagarariye Yesu, ihagarariye undi mwami. Kuko ntabwo umwami wacu Yesu Kristo yadutegetse kutavugisha ukuri cyangwa se kudahagarara mu kuri ngo tuvuge ibyo twabonye. Yadutegetse kurwanirira abantu, kandi avuga ko nubwo twapfa tuzapfa tukajya mu ijuru, ko twe ntabwo dutinya urupfu, dutinya urupfu rwa kabiri, ariko tutagomba gupfa. Kiliziya Gatulika ni ikihe kintu iyanga kugaragaza ubwicanyi bw'abaye, yamaganira n'isaha kuba bakica Abanyarwanda, kandi yari ihari barafasha abantu kuri za paruwase zayo zose. Nge ndabizi, ndahari, nibashaka bazambwire mbabwire n'igihe byaberaga n'amasaha. Nimba ari misa ya mbere, ntabwo bakunda kuza muri misa ya gatatu na misa ya kabiri, ariko bakaba bahageze kare. Ibyo ni ibintu tuzi, niba bihakana rwose ngiye mfite ibimenyetso nzababwira nti aha naha, ariko ntibashobora kubihakana. Niye mpamvu Kiliziya Gatulika ya kera yo Minogotoni yavugaga, ariko yejo bundi ikaba idashobora guhaguruka ngo ivugire abahutu bapfuye, ndetse na niyi saha bakomeje kugenda bapfa. None utegetse ko muri no minsi urabona aba bagabo b'ibyihebe barabeshya abantu ngo baje gukiza abatutsi, ngo bari bakora genocide, bimwe byo muzibirizariza nk'abana bato, kandi ari aya gikunguzi, bahirirwa birizariza nk'aya gikunguzi, babeshya ngo barababaye, ahubwo ni intuza, ni ibirura byigize intama. Muramoje kubimenya, ni ibirura byigize intama bimaze Abanyarwanda, biduteranyije n'isi yose. Ubu turagenda tubububa kubw'ibyo byihebe. Sinzi bamwe mutinya kwirirwa narangiza navuga ntikebe cyarapfuye ngo Kagame ngo yangaratukanye. Ubwo se umuntu nkuriya wica imbere y'abantu akabivuga, akababuza abantu kwibuka babazi ibyo bo babajugunyemo bari Abanyaruhengeri, barakomeje na za maboko na za Gisenyi, ariko reka mvuga ibyo nagezeho nzi nahagarara nkabivuga kuko narabibonye, ntawe mbibaza. Bazambwira ati byabera aha naha, nzagenda mbyerekana aho byaberaga. Nizo meeting aho bazikoreraga, izo za Songama n'ukuntu bagiraga, babohaga amavari mu ntuza, bubitse imitwe, izo bakabiriza mu izuba ribica, bakarobanura imigo by'inkorokoro. Nabo barishije amashashi bazambwire, ndabazi. Nababandi nababwiye barashe bamujijije ngo yambaye ishapure, nuwo barashe umwe avuga ngo yagiye gusezerana, yaragiye no kurongora umukobwa wo mu muryango enewe. Twe dufitanye isano n'aba bantu. Ibyo ni amafoto akomeza kugenda ngarukaho, utaretse byo wakoze muri Kongo, ko nibyo muri Kongo nzabibabwira, narabibonye. Kiliziya Gatulika niyemere ngo yagiye muri politike kandi shigira FPR abicanyi yo mu Rwanda. Ntabwo mvuga Kiliziya yose, ko Kiliziya Gatulika tuyizi nk'abantu bakore bahagarara mu kuri rwose, tuvuze ngo ni kwisi yose, oya. Kandi kuva noneho uyu Kambanda, Kardinali Kambanda ahaziye n'aba bose niwe wayangirije. Kambanda nakubwiza ukuri, Kardinali ntacyo mpfa n'umuntu wubaha Imana, ariko ibi bintu mukomeje gukora abantu bapfa mubareba, mudashobora kuza ngo muvuge barisha abasenyeri banyu 8. Imana igiye kuzagukubita inkoni, izagukubita inkoni, kandi ntabwo nkubeshye, uzakubitwa inkoni n'Imana. Na Kiliziya Gatulika mu Rwanda igiye kuzakubitwa inkoni y'ukuri, kandi ntabwo izakubitwa n'Abanyarwanda, ahubwo izakubitwa n'ubwoko bwayo muvuga ko mwiyitirira mu Rwanira. Mwagambaniye Uwiteka arabareba, Uwiteka arabareba. Ntimushobora kuba abantu bari gupfa kuriya, umuntu bamufata bakamujyana bakamwica mureba mugaceceka, bakanyaga abantu amasambu bagaceceka, bagafunga abantu bangana kure, bakimana ibyo kurya bakabarenganya mureba mugaceceka, karengane hariya. Ubu se iyo Mana muvuga ni yiho wundi?
mutubwire Imana muhagarariye hariya mu Rwanda. Kiliziya Gatulika tuzi imikorere yayo, niyo yatwigishije n'abave mu barokore hose na buri kimwe. Hari ibyo bayipinze ariko Kiliziya Gatulika yahagararaga mu kuri. Nize report mwakire buri munsi wabandikira Abanyarwanda babwira ati Kiliziya Gatulika kuki mutavuga? Ngewe rero nabonye abayebere wanyu ni mwature muvuge ko ari mwebwe mwabagurishaga FPR, nimba rimwe mwajyaga kwakora FPR kugira ngo baze babice, kuko narabibonye, nzabihagarara mbihamye, narabibonye Kuma Paruwase kandi ntabwo ari nge gusa nabibonye. Babafatiraga igihe abaturage bamaraga kubimenya ko songa mane zije kubamara, ahantu basigaraga gusa bari hari muri Kiliziya bagiye gusenga, babategeraga bakabica. Kuki bwo bwicanyi mutabivuga? Kuki mutabivuga? Mwarangiza ngo muhagarariye Imana. Iyi Imana muvuga turayizi cyangwa ni yindi Mana data wa twese wo mwijuru? Ndababwiza ukuri bakristo bagenzi banje, iyi Mana muvuga iyo uhagaze mu Mana uhagarariye mu kuri. Imana ikunda abantu bayo kandi igakunda. Imana ntabwo ikunda amasambu ni ntuza nize nyamaswa kurusha ubwoko bwawe yiremeye. Nimuhaguruke muvugisha ukuri, mwamagana karengane kari kuba. Ni gute umuntu yakwicirwa abantu bangana kure barenza miliyoni, ndavuga abahutu bo mu Ruhengeri, mwarangiza mukava ntabwo muzabibuka cyangwa ntabwo mwemera kujya abandi babashingure muti ntabwo babishara abahutu? Yo mwana nabitubwiraga. Hari umugabo mwateye ibyuma yararwaye yaryamye, uwo mugabo bamwitaga Matiya, ntabwo nzamwibagirwa, ari umuturanyi wacu. Turirukanka muje kutwica aho mu Ruhengeri mvuga. Umugabo yararwaye arembye, turiruka arababwira ati narwaye aryamye hasi mu mucaca. Muzi ibyo mwamukoze? Mwavuze ngo ntabwo muramwicisha n'amashasa arwaye, akajya afata bayineti yanyu, icyuma cya bayineti, mukamukata mu mutera ibyuma bitanu atarapfa, mu murasa hariya. Bibutse aho mwari muhagaze, bamwitaga Matiya. Abo bose mwabishe mubaziza ko ari abahutu, mwarabishe none mukitwaza ngo amazina, mukaza mwiyakuza amazina. Ndibuka irutare, ahantu hari urutare rwitwa kwa Karirira, hari urutare rwa Karirira, nari mpageze icyo gihe ndahibuka. Icyo gihe twe tuhageze muzaraparika ndahibuka, ntabwo nahibagirwa nubwo muzehe yapfuye yahanyibutse. Mu by'ukuri nkimara kuhagera nahasanze mwahafatiye abantu benshi hepfo hano bita ku rutare rwa Karirira, ngo mwashakaga uwo bitaga uyu muntu Rimbano, Majoro Rimbano. Barabakwe baravuga ati Majoro Rimbano arimo hariya mu nzu. Muzi ibyo mwakoze? Yarasohotse arabacika, jugunya grenade aragira uza abantu bamwishe kandi akanabacika, kandi mwe mwahagize ngo mugiye kumufata. Ni heshi nitije amazina ngo niba ari bande, ngo batinye umuraye Paparodeta abande nabande, mwakuri ibintu bitabaho. Bana baza bakababwira mukica abaturage mukavuga ngo mwishe abacengezi. Niwe mucengezi mwigeze mwice, manye mugafata abaturage ngo dore ngo bose n'abahutu ngo ni mubice, barangiza mukica. Mwe mwigeze mwice abacengezi abaye. Yuko Abanyaruhengeri batahagarara kukuri ngo bavuge ngo abacengezi barapfuye. Hari umucengezi, nge nta n'umucengezi n'umwe nigeze mwa. Ubwacu bagezeho baravuga bati turabatumye mugende mubabwire baze hano. Mwarazaga yawe ariko mwarangiza mukagenda mukirata mukigira abantu hejuru, ntabwo muzadukanga. Igihe kirageze cyo kugira ngo muryozwe ibyo mwakoze, kuko mwanze guhagarika, mwisha abantu barenza amamiliyoni. Ibyo nibyo mu Ruhengeri, ntabwo ndavuga muri Kongo, kandi ibyo nibikenzi. Hari abandi bari bakuze babizi, yuko nanjye nagerageza gutemberana n'uwo muzehe nkagera kure hashoboka. None se ko mutwangira kwibuka na nisa mugikomeje kudutoteza mutunyaga, mwumva ko nanone mugifite iyo ngenga bitekerezo yanyu, mubesha ngo yarashize. Yashize se heki? Yashize heki? Irashira se ninde wakwigisha? Uwe ninde wakwigisha kataro? Ubwo se mwatwishe mutuza kaza abantu mwica ababye bacu mwica bara abantu none mutagiye kuvuga ngo yarashize. Yashize se heki? Ntabwo yashize. Ndabizi ngiye ko ndi umuhutu, nundi nawe agomba kumenya, nundi akamenya ko ari umututsi. Ahubwo ikibintu kubyitwaza ukica abantu nk'ibyo mwakoze, bagenda mubeshya ngo muri Abanyarwanda. Muri Abanyarwanda baheye
buriya dodo uyu dodo wamubaza uyu colonel dodo wamubaza yakwerekana igisekuru cye hara mu Rwanda. James Kabarebe yakwerekana igisekuru cye hara mu Rwanda. Waya uyu mutoro ngo ni kaka. Tuvuga amazina y'abantu tumaje gukora report tugiye kubasohora tubere ku bwicanyi mwakoze ibingira naza n'igisekuru cyara mu Rwanda so wamaze nka mbikibeho n'ahandi hirya no hino gumisiriza narabivuze kirangiye ntabwo ari byo binzanye nje kwibanda kuri Kiliziya Gatulika mugomba kuvayo mugomba guhagarara mugashinja Inkotanyi ubwicanyi zakoze mukarwanirira Abanyarwanda. Naho nimba atari ibyo abaturage bagiye kuzabanga. Kiliziya Gatulika mugomba guhagarara mukavugira Abanyarwanda mugashinja Inkotanyi ubwicanyi zakoze mu Rwanda. Mwarabibonye ntawe barusha ba intelligence ku isi, nta nubarusha kumenya kuko mufite ahantu abakristo hirya no hino murabafite hirya no hino. Iyo niyo maneko ikomeye. Report murazifite. Ntabwo mugomba guceceka kandi Abanyarwanda barapfuye. Amaraporo ni menshi hano. Ngaho ubwicanyi butangiye kubafata. Babice Kuma Paruwase yanyu. Nje narabirebaga bafatira gara Kuma Paruwase ntacyo mwavugaga. Ndabizi neza. Ndabizi ntabwo mbabeshyira. Nimuvayo muvuge. Nimuvayo muvuge iby'Inkotanyi zaba nimba Inkotanyi zarabashizemo ibintu nimba zaragenjeje mute simbizi zikoresheje karidinali ko karidinali rwose ntabwo ntimuzi nta naho twahurira ngo tugire icyo dupfa gusa icyo nemera nge narinzi ko akunda Imana ariko ntabwo ushaka ubuse wakunda Imana kubaha Imana bara abantu barapfe imibiri yabikirira hariya uburambo bukirira hariya ntubarengane ntuvugira abantu ukambwira ko ubaha Imana abantu se bwo baba bararemwe n'iki nta nabamwe ntabwo ndi bwibane kubw'abantu zo kubw'abatutsi bavukiye mu Rwanda oya kugira byumvikane kubera yuko ikindi gihe narabivuze ubwo bene nabeza bikindi gihe cyangwa se ibibazo byabo byo sinanabizi cyane kuko mu Ruhengeri burya nta nababaga benshi ku buryo habaye genocide nko mu gace k'iwacu nta n'uwonzi wigeze upfayo yewe nubwo nagarutse ndi mukuru ntawe nabonye ariko ni Inkotanyi zagiye kwica none se Inkotanyi kujya kuca Ruhengeri no habaye ubwicanyi bwakorewe ubwicanyi bwirasiraga abatutsi ariko babisha babaza akari abahutu araga mu byemere nta utabizi n'isi baje kubimenya ibitabo bimaje gusohoka ni byinshi ubwanyu mu byishinja ibitabo ni byinshi irapote zimaje gusohoka ni nyinshi na NIYISAHA Banyarwanda ni narinje kubabwira ubuhamya nje no kubabwira bumwe mu buhamya bwanjye mbabwira bumwe mu buhamya bwanjye ko ibintu by'u Rwanda biteye ubwoba aho Kiliziya Gatulika ikomeye ku isi hose Inkotanyi zayicecekesheje pe iraceceka tu yabenenze ko umuntu wikora ku giti cyo rinda avuga nti yari ruswa ariko Kiliziya Gatulika wayihiki ntacyo hari impamvu izabasobanurira yacecetse kandi ihagaze mu kuri yes kuko buriya uyukorera Imana cyangwa uyukora umurimo w'Imana ubuhagaze mu kuri. Ndarangiza mpamagarira Banyarwanda munyumve ntabwo ngiye ntinye Inkotanyi mureba hano nababwiye nkurikirwa n'ibihumbi 350 n'abasore narababwi nkurikirwa n'ibihumbi 320 bingahe ko byagiye 350 ntabwo ndibwirwa dufite abantu benshi tukorganiza abasore tukubatinyura kugira ngo barwanire igihugu cyabo ntabwo tuzatinya Inkotanyi kuko zatwica ababyeyi zire kuduhiga mu mahanga ndongera ngaruke kuri bara abantu bo muri Malawi banza kumva hakiri kare banga gutera inkunga mwabona ukuntu FPR yagendaga ikabaka amafaranga yamara kubaka amafaranga bakayabaha ariko ejo bundi bagiye gutanga numvishe ngo miliyoni 10 na zingahe z'amadolari kujya babirukana none se Banyarwanda kuki mudatera inkunga abafite amafaranga cyangwa abafite n'abana cyangwa n'ibindi bintu mushoboye ibikorwa byo kujya dukore iyo leta y'abicanyi y'abagome ihora ibica buri munsi ikabanyaga ibasenya amazu ikaba iri kubabunza itwangishije isi yose ahubwo mugakomeza kuyiha Inkotanyi ndibanda cyane ku bwoko bw'abahutu cyane kuko ari nabwo bunababaye ni nabwo bwanzwa ariko Inkotanyi zarabugambaniye
nyabuneka nimufati ya mbere mushigikire abarwanyi leta. Ntabwo tubatinya abo bagabo, tugomba kubirukana mu gihugu cyacu, tugomba kubirukana byanga bikunde. Ntabwo tuzatinya kurwanira igihugu cyacu, twarupfira mu rugamba, ariko mutwizere. N'abandi bose n'ibindi bikorwa byose bitera mu bitera inkunga birwanyira leta bitari baringa, kuko ari za baringa nyinshi. Umuntu ugasanga ngo yakoze ikintu, ariko abenshi barwanira imyanya, barashaka kugira ngo niba tutagabanya imyanya ngo ntabwo ngo turagira ngo ntabwo turajya muri iki kintu, kandi bari bafite ubushobozi bashobora kubishobora, ariko ugasanga bararwanira inyungu kurusha gutabara abanyarwanda no kubohora igihugu cyabo. Ntabwo ndi bujya mu mashyaka cyamvuga amazina y'iko nayo murabizi. Umuntu yamaze murabizi, umuntu ashobora kuba afite ubushobozi ariko ugasanga ari kugenda agira ibintu, namwe murareba murabizi. Ariko icyo mbasabye, ndabasabye ngo mutere inkunga ya buri kimwe cyose gishoboka muzi, abantu bafite inyota y'igihugu cyabo. Ndababwiza ukuri, twe ntabwo dutinyiza Inkotanyi. Nimwizere abana bato bari kurwanya izi Nkotanyi. Nimba bakuru bacu byarabananiye, nimutwizere. Ntabwo tuzatinya gupfa dupfiriye igihugu cyacu. Ibyo biri kuba tubibabeshye ngo barashimuta nambaraga. Ibyo byageze igihe cyabyo byararangiye. N'izamu ryabo ryabananiye kuririnda, ntibibaho, ntabwo bigishoboka. Kandi nubwo nagenda nabampfiriye igihugu cyanjye n'abanyarwanda. Ntabwo nta kibazo binteye gupfira igihugu cyanjye n'abanyarwanda, ariko nkirukanamo ibyihebe byagishimuse byaje byita ibinyarwanda. Waba uri umunyarwanda ugakurikirana impunzi ukava ibyumba wica ukageza Kongo ugakomeza no mu bindi bihugu n'isaha. Ubwo se urubuhe bwoko bw'abanyarwanda, urubuhe bwoko bw'umunyarwanda bw'abanyarwanda? Ubwo bwoko bw'ubunyarwanda buhiga bene wabo, abantu bica bene wabo. Abatutsi barabamaze, si bene wabo? Ubuse ntibabamaze? Ejo bane mwumvishe ya Derina Rwigara ukuntu yabarondaguye, ariko barondora muri ya audio. Amini nimba ari audio, nabyibushe muri audio. None se babazaniye iki? Ariko mugira ngo umuntu yakwica Kizito umuririmbyi wiririmbira iz'Imana, wabaririmbiye akabasingiza mukajya ngo ari ikinzo yabageraho. Kiriya ni ikihebe, ni ibyihebe. Ariko mwigeze mubona mu muco nyarwanda cyangwa mu muco w'isi yose, nuwe mu perezida ujya kwica akabyishimira ndetse akavuga ko agifite umwendo kujya kwica? Kuki banyarwanda mutareba kure ngo muvuge muti twarashimuswe? Kandi tugomba kugira ngo uyu mugabo aba bagabo tubashobore, n'abantu batabatinya. Nanjye ndi mu bantu ba mbere badatinya ibi byihebe, kuko byaramemukiye, ibyinshi byakoze byangezeho ingaruka. Ntabwo nzatinya se kugeza ryari. Ndusha ubuhunzi, ndusha kuba impunzi mfite igihugu, ndusha ubwicanyi bari gukora mu gihugu cyanjye. Nta wundi muntu ugomba kubihagarika ni ngewe n'undi nawe nawe. Ukora icyo ushoboye, nanjye nkora icyo nshoboye, ariko dufatanyirize hamwe. Mwikwifata mukora ibyo mushoboye, nupfira igihugu zawe uzaba ugipfiriye nyine. Abana bazabaho neza n'abavandimwe. Ndababwiza ukuri. Ubu se murabona tukigenda he? N'ikindi gihe narabivuze. Ni he tukigenda ko tugenda tububa? Ubu bamwe babonye kuno babahindura amasura, ntabwo babahindura. Ndababwiza ukuri, igihe kirageze cyo kugira ngo igihugu kijye mu maboko meza. Bazanye n'imyuka mibi, ndabibabwiza ukuri, birukana izina ry'Imana. Ntimubona ukuntu babatoteza se? Ntimubona ukuntu babatoteza? Bafunga insengero birirwa babatoteza ngo ubuvumo n'ibiki. Buriya nibo bagenda bakabikora, bakabitekenika, bakabirasa, bakazana ibintu by'ibintuza kugira ngo mutagira amadayimoni y'imyuka mibi yabo bazanye ntabwo ibemera gusenga. Muba mubitwika. Abarokore ngo uyu pasiteri noza Antoine Rutayisire, ariko muzakubitwa inkoni y'Imana kweri uvuga ngo ikihebe kimaze miliyoni na miliyoni ngo ni impanga ya Yesu. Yesu yishe nde? Yesu yibye nde? Yesu muramuzi tuvuga ko nagushaka gutinyuka ngo uvuga ngo Yesu ngo Kagame ni impanga ya Yesu. Uwo Yesu ni nde? Nuwe Yesu rukumininga. Wabuzi definition
ry'ijambo Yesu Kristo. Mu gihe ufashe umuntu wirukana itorero wazanye imyuka mibi kuva mu Buhinde akagura ibigirwamana atwara bigaragaje akazana buri kimwe cyose yarangiza ngo ni Yesu, ubone ibyo iyo myuka mibi yase ku rusororo, iriya ndahiro koko muyireba mukavuga ngo ni Yesu, iyo ndahiro yica nizi bitamba atanga atwara bibabwiye, atanga ibinizwe ibiminjije amaraso n'ibitwitse. Murabizi hari abandiga, hari abatwika igabiro, murabizi ibyo twarabivuze. Banyarwanda twavuga rero tukaruha, ndabasuhuje mbifuriza uyu munsi turi muri weekend, uzayireba wese tubasaba na subscribe kugira ngo buri kimwe dukoze kijye kibageraho, kuko twiteguye mu rugamba, kandi urugamba tugomba kururwanisha ibikorwa. Amagambo agomba kubaho n'ibikorwa byose bikajyana amagambo n'ibikorwa. Ubu none hagomba gutangira n'ibikorwa, ariko tugomba kubigiramo uruhare kugira ngo ibyo bikorwa bigire imbaraga. Kugira ngo ibyo bikorwa bigire imbaraga tugomba kubigiramo uruhare rukomeye, kubitera inkunga, ubwacu kwitanga, kwitanga ubwacu, rubyiruko, bantu bakuru. Ntabwo mwakwishimira ko muri uwo muriro wa FPR ibyihebe by'inkotanyi byashimuse u Rwanda ngo ni ibinyarwanda baheye. Rero turabashimira abayirebye iyi video bandeba. Amazina nababwiye ni Sylvestre Jetiri, niyo mazina nkoresha kuri Facebook, Twitter, YouTube n'izindi mbuga nyinshi turazikoresha, ariko ntabwo ari cyane. WhatsApp yanjye munyandikire muri benshi cyane, mumbaze ndabasubiza, mbandi ready. Noneho nta muntu n'umwe uranyandikira ngo ntimusubize. Mbifurije rero weekend nziza, aho muzayirebera nayo tubikoze turi muri weekend. Mugire ibihe byiza, uyu mwaka nawo tuzawusa Imana zadufashe tube twirukanye aba bagabo, nuko tugiremo amahoro Abanyarwanda hirya no hino n'inshuti z'u Rwanda, kuko n'ubundi nitwe twayabateje twayababujije. Murakoze rero, mugire umunsi mwiza, twese hamwe tuzatsinda.